weekend yanjye, weekend yawe, weekend yacu. Baza, sobanuza, usobanukirwe na bimwe mu bibazo twibaza mu kwemera kwacu, mu bukristo bwacu. Ese umunsi w'Imana ni uwuhe? Icyumweru cyangwa Sabato? Mwadufasha gusobanukirwa. Natwe turifuza kumenya uwo twakurikira ninde mu bubahiriza icyumweru n'abubahiriza Sabato. Impamvu ni iyi: abenshi mu bakristu batagatifuza icyumweru. Abadivantiste n'abayehova barega abakristu ngo ntibubahiriza Bibiliya, ahanditse ko umunsi w'ikiruhuko gusa ari Sabato. None muri bo ubwo twakurikira nde? Mudusobanurire. Murakoze ku bibazo byiza mwibaza. Tugiye kurebera hamwe igisubizo, icyo twakwemera cyangwa se icyo twafata. Yezu yazutse ku munsi wa mbere w'icyumweru cy'abayahudi, ni ukuvuga bukeye bwa Sabato. Vuba cyane abakristu bazita uwo munsi wa mbere w'icyumweru umunsi wa Nyagasani, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'ibyahishuwe umutwe wa mbere. Mu mwaka w'107 Mutagatifu Inyasi wa Antiyokiya yabonye ko abakristu batacubahiriza umunsi wa Sabato, ahubwo bubahiriza umunsi wa Nyagasani. Abanyaroma bo buri munsi bawitiriraga izina ry'icyogajuru. Umunsi wa karindwi wari umunsi w'izuba, mu Cyongereza ari byo kuvuga Sunday. Ibihugu bivuga ikilatini umunsi wa karindwi byawise Dies Domini, ari byo kuvuga umunsi wa Nyagasani. Niho havuye ijambo dimanche mu Kinyarwanda twita ku cyumweru. Ikindi kandi abakristu bubaha umunsi wa karindwi icyumweru kuko ariho Kristu yazutse. Ku cyumweru niho Kristu yazutse, ibinyabuzima byongera kuvuka bundi bushya, byongera kuronka ubuzima. Icyumweru cy'abakristu cyibutsa ko izuka rya Kristu ryagaragaje iremwa rishya. Izuka rya Kristu ryagaragaje intangiriro nshya n'isezerano rishya hagati y'Imana ndetse n'abantu. Icyumweru rero ni umunsi wa Nyagasani. Imana ibahe umugisha. Mbifurije ineza n'amahoro. Weekend yanjye, weekend yawe, weekend yacu. Baza, sobanuza, usobanukirwe na bimwe mu bibazo twibaza mu kwemera kwacu, mu bukristo bwacu.